Yes bakunzi ba Kodiraba TV show nanjye kubasuza cyane icyo nitwa Confiance mubwira ngo komeza ubane natwe kandi ukunde ibyo tukugezaho. Turagushima cyane wowe ukoze subscribe, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi, imyidagaduro bigiye itandukanye byinshi cyane ukwiye kumenya, ndetse n'abasore bawe nje Confiance ndetse na Shema y'Ivedo hari kugira ngo tugushimishe tukugezaho byinshi cyane ukwiye kumenya imyidagaduro ya mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Uti none tugiye kuvuga ku ki, tugiye kugaruka kuri The Ben na Pamela. Iyi ni couple kabisa y'umwaka wa 2022, ni kabisa couple z'abastar. Kuvuga ko kugira couple uvuga ntubavuga ntago babishoboka. Ngira ngo n'amakampani amwe namwe yatangiye kuba akazi, nyango mwagiye mubibona ama contract mishize bagiye basinya. Ni binabigaragara neza gufata couple nk'ingiyi ikaba nyine wayiprofita kwamamariza. Ni ibintu byiza cyane ko iri trend mu bintu byinshi bitandukanye iravugwa. Tugiye kuvuga iki mu kanya gato ntuciko, sibyo gusa turazigaruka no kuri Nishimwe Naomi uribaza ngo tamavuga iki, nawe ni byinshi cyane tugomba kuba tumugarukaho. So nyuma y'ibindi yigiye byo bitandukanye, kugira ngo minsi yashize twagiye dusa nkaho showbiz nyarwanda isa nkaho ucitse umugongo, hagenda haba amaskandara agiye atandukanye, ariko imeni mu bijyanye no kunyira tubura bamwe mu bantu twavuga ko ari inkingi za mwamba muri no muziki mu bintu bigiye bitandukanye, cyangwa se imyidagaduro muri rusange. Bashobora kuba atari abahanzi ariko rino bafite ibindi bintu bakora bifite bahura na showbiz nyarwanda. Twagiye dusa nkaho tugenda dutakaza muri rusange. Tugiye kugaruka kuri inde, tugiye kuvuga ku mugabo witwa DJ Mera. Ese DJ Mera turamuvuga iki? Numwe mu bitabye Imana mu minsi yashize, ariko umwe mu ba DJ babikoraga neza bari bakunzwe hano mu Rwanda. Ndakubwira ngo banze kuri subscribe niba wari bucyumva, cyangwa kuri no video ukurikiranye Kodiraba TV show aho uri hose ku isi. Mubwira ngo batayari tuza tuyarambura aya yose mu kanya gato cyane. Yes, ufite kwibaza duti Ben na Pamela tugiye kuvuga iki. Ngira ngo mu minsi yashize The Ben bagiye bamushinja ibintu byinshi cyane. Bagiye abantu bagomba kuvuga ku kintu ngo cyo kutambara, bati The Ben ntabwo yambara neza, ntabwo mbese nagashimisha abantu abamukunda, ati ntabwo yambara nk'abasitari, ibintu ngarabyoroshye cyane, ntabwo mbese amenya kuba amenya ko ari umusitari ngo anambare nyine birenze cyane. Ugasanga abantu benshi bagenda babyibaza muri ubwo buryo bugiye butandukanye, ariko asa nkaho yagiye asa nk'ukosoje ikintu cyangwa utabivuga. Ngira ngo akenshi ngira ngo hari biterwa n'amarangamutima y'ureba, bitewe no kwenda nuko mutekereza akwiye kwambara, niko Ben arambara. Ngira ngo igitaramo cyo gukora muri zimwe za Amerika muri leta ya Michigan, aho yagaragaye yambaye isarubeti kabisa, isarubeti yakakibona agaragaza umubiri. The Ben ari umwe mu basore bubatse umubiri hano mu Rwanda w'abahanzi, yubatse umubiri kabisa, bwo abantu benshi bari bishimiye imyambarire yambaye bavuga ati wow kabisa. Noneho biragaragara neza ko ari kugenda abikora neza, ari kwambara nk'abasitari, kuko buri hari igihe ari imyambaro umuntu yambara bitewe n'uko ari public figure, bitewe n'uko ari umuntu ukurikiranwa bya hafi n'abantu benshi, afite public nini. Abantu bakavuga ko atabikomeza nyine yambara nk'uko buri wese yakwambara. Ariko muri iki gitaramo abenshi bagiye mubona bavuze ko nta kintu bamushinja kabisa, yabikoze uko byari bikwiye, yambaye uko wese yabyexpectinga nyine nk'umuntu w'umusitari. Bavuga ko yes ibintu ari sawa kabisa, nta kintu wagenda umushinja muri rusange. Akaba ari uko bimeze. Ni bimwe mu bitaramo nyine agiye ari kugenda akora The Ben nyuma yo kuva muri Canada. Bimwe mu bitaramo yakoreye yongera ngo yanahuriye na Nere Ngabo, ubwo Azikina Music Team nyine bari bagiye gukora ibitaramo hariya, we na producer Ishimwe Clement. Ari mu bitaramo bagiye bahuriraho nyine muri leta zitandukanye hariya muri Canada, muri Montreal ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko akaba yari akomereje muri leta zimwe za Amerika muri leta ya Michigan ahakora igitaramo. The Ben bivuga ko agomba kuba agaruka i Kigali kugira ngo akomeze na project zindi. Havugwa n'ibijyanye n'indirimbo ari guteganya gushyira hanze, ariko ngira ngo twe ntabwo turi kureba cyane indirimbo ariko ashobora kuba yashyira hanze. Ariko nabyo wenda ni bimwe mu byo umuntu akora expectinga, kuko
ngira ngo umwaka ugiye gushira kabisa, umwaka ugiye gushira hano twibaza bati kuki The Ben akaduha indirimbo why ngira ngo niyo aheruka nyine ni why dore umwaka urarangiye. Tukiva kuri The Ben tuvuga ntabwo avuga The Ben ngo ureke Pamela we ubu tuvugana akaba ari Dubai, ariko nawe bivuga ko ashobora kuba yagaruka i Kigali aho agiye kwinjoyinga iminsi ya nyuma. Hari umukobwa kurya ubukobwa tubivuga gutya, ngira ngo ni nk'ibyo ngibyo asezera nyine iminsi agomba kuba yitwa umukobwa, yitegura kuba yarushinga. Ngira ngo tayari uyu mwaka ugomba kurangira batweretse ibirori, umwaka ugomba gushira nyine tubonye ubukwe bwabo nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi. Ngira ngo buri wese niko abitekereza, ni nako yumva byagakwiye, kuko basa nkaho bamaranye igihe kandi nibyo kwakubona ibyo biri ngombwa. Ni benshi cyane baragiye bibaza ati ubukwe bwabo bimeze bite, ni byinshi cyane bigenda bivugwa muri rusange. Ngira ngo dusa nkaho duhinduyeho ingingo gatoya, twavuga ku bijyanye na Ishimwe Naomi. Uyu nguyu yabaye Miss Rwanda umwaka wa 2020. Uyu nguyu ntabwo ni kenshi cyane agiye agaruka, ni mu Miss bavuzwe ibintu byinshi cyane bakomeje no kugenda bigaragaza. Ngira ngo nawe kujyanye na couple nawe Mike Tesfaye umunya Ethiopia, ariko kuri site y'ugaruka turagaruka ku ifoto yagaragaye ari kumwe na papa we. Bimwe mu bintu byashimisha cyane, bavuga bati yes, ati neza arasa na papa we, ni ibintu byiza cyane. Ubona ko yes, ni family proud cyane, ubona umusaza nyine yishimiye ko ari kumwe n'umukobwa we. Ni ibintu byiza cyane, abantu benshi bakomeza kugenda bagarukaho ku bagiye babona iyo foto nyine, kiye mu bintu bagenda bishimira. Uyu nguyu nawe ni umwe mu bakomeza nyine gukurikirana bitewe no kure n'uyu musore, abantu bakomeza kugenda bavugaho ibintu byinshi cyane. Uwo nguwo ni Ishimwe Naomi. Ngira ngo indi ngingo twabwiye tugomba kuvugaho ni ijyanye na DJ Mila. Iminsi yashize ngira ngo yitabye Imana, kimwe n'abandi basitari bagiye batandukanye bagiye bitaba Imana. Buryo nyine bisa nkaho bwagiye gushengura abakunzi b'imyidagaduro nyarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakunda ikibazo mu buryo bugiye butandukanye. Nyine hagaragaye ifoto y'umwana w'umuhungu umwe, Abanyarwanda bavuga ngo kubyara bitera ababyeyi neza. Kimwe mu bisigo bizwi cyane, aho nyine hagaragaye umwana w'umuhungu basa cyane ari kumwe na mama we, umwana w'umuhungu wa DJ Mila. Yabo tunavuga ko nyine nubwo yitabye Imana, ariko yenda kuba afite n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko gusiga umwana we twavuga ko ari urwibutso rukomeye cyane, rutuma abantu nyine bakomeza kumwibuka no kumuzirikana. Nyine umwana we wagaragaraga, abantu benshi bakabyishimira bavuga bati wow, DJ Mila kabisa, katabibuka ibihe byo nyine byo myaka yagiye itambuka. Muri rusange nicyo twaba tukubwiye kuri uyu mwanya. Ni Codiraba TV show, twango ni episode. Komeza gukurikirana gahunda zacu umunsi ku munsi. Imyidagaduro irakomezayo, amakuru menshi cyane tuba tunyuremo muri make kugira ngo bamenye ibiri kuvugwa hano ku mihanda ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye. Ibiba biri gutangazwa muri uwo mwanya, tuba dukomeza gukurikirana gahunda zacu. Njyewe nitwa First Bango, kora subscribe ukomeze kumenya uko byifashe, amakuru akugire ku gihe. Yes, mbashimira cyane. Stay in touch.